byihorere ari marago si wo muzanye atangiye kuvanamo inkweto nyagasani nta nubwo ari kumva nubwo akibuka izina rye ntabwo ashobora kukumva byo ntabwo yakumva nubwo wazana iki ntabwo yakumva inkweto akaba arazikwihereye tayari ntabwo yakumva mugabo uyu muntu amugeze i Kigali uramugeze i Kigali muga kagiye kwiyambura imyenda se kandi usibye n'iriya n'indara yiyambura nini se mugakozo mani muvanaho kamera yo ni muyivaneho muvanaho kamera ndabona muvanaho kamera mani kamera murezi ntabwo nshaka ko mugumishaho kamera ni muyiko muvanaho kamera umva munyamakuru kamera yivaneho ntabwo nshaka ko ibintu isi yose bibona ndabigusabye kandi kamera yivaneho kuko niba nyereka yuko ntacyo ndicyo reka nanjye mwereke ko ubwenge bwe mbufite kandi ntugire ikibazo karabaye katinye kuvana muri jipo se kandi byose arabikura mugamana nyagasani umva wavunyo kamera mani uguye kambi kundi mwana usava no kamera wevanyeho sabye kare ko muyikuraho wevanyeho bavuga ni karisa arayikuramo zanze uri kumbesha kamera icyo Yesu mwami wavanyeho kamera mani sabye se wevanyeho ntambweze ko nta kibazo ari bugire nese imyenda yaguhaye hariyo avanyemo muri Kristo bakunzi ba channel yacu ndabasuhuje aho muri mu mpande zitandukanye z'isi nizere ko mumeze neza cyane ndashimira abantu tubana umunsi ku munsi abantu muduha ibitekerezo muri abantu b'ingenzi cyane abantu mwamaze gukora subscribe turabashimira cyane kubera ko bituma tubona ko tudakorera ubusa bituma tubona ko turi kumwe namwe umunsi ku munsi mukibona amashusho ari kuri kamera zacu muribuka uyu mugabo cyangwa se uyu muganga twagiye dukorana ibiganiro bitandukanye ndetse mwana mubonye ku channel wenda agiye atandukanye kubera ko arazwi cyane rero mwagize ibitekerezo mutanga mugenda bamwe mwemera ibyo akora abandi barabihakana ariko haza kugira abafana cyangwa se abakunzi bacu benshi bandika bavuga ati muzaduhuze n'uyu mugabo tuganire muzaduhuze nawe mwabisabye muri benshi cyane tuza gufata muri babandi benshi turavuga ati reka dufate mu umwe wifuza kumubaza ibintu byinshi bigiye bitandukanye tumuhuze nawe aze nko mu kimbo cy'abafana bandi cyangwa se mu kimbo cy'abantu bose bakunda channel zacu muri rusange uyu munsi rero n'icyo gahunda tugiye gukora agiye kuba tuganiriza dusobanurira byinshi muribuka ko dusoza ubushize yatwemere ko azatuganiriza atari mu kazi akatubwira byinshi birambuye tukamumenyaho byinshi uyu munsi rero twagarutse kumureba noneho murabona ko afite umwanya uhagije tugiye kuganira birambuye tuguhaye ikaze kuri channel yacu murakoze cyane umeze neza nta kibazo barakuzi cyane ariko ndaza kugora wongere ubibwire nyine nk'intore warambye nguri intore ndi muganga Rwibasira Antoine muganga Rwibasira Antoine uzi mu bintu byinshi cyane ni nk'umuntu utakoze n'iki wamubwira ngahita ibintu byinshi cyane nzwimo icyo nzwimo no ubuvuzi yego bwa gihanga cyangwa se ubuvuzi gakondo nta bindi bintu menywamo ibyo menywamo ni ibyo ngibyo by'ingenzi yego impande yawe iburyo bwawe guciranye n'umukobwa mwiza cyane abantu mukurikira social media zo mu Rwanda muramuzi abareba televiziyo n'ama YouTube muramuzi mu mafilimi menshi agiye atandukanye arazwi cyane uyu munsi ni ugiye kubaganira na muganga Antoine wamuha mikro nawe wenda akibwira abadukurikiye muri uyu mwanya mbanje kubasuhuza yego witwa nitwa Umutesi gusa iryo se ntago rihagije Umutesi Fiona ko ibintu byose uba wabipinze oya ntago ari ukubipinga no kugira gute numvaga rihagije ariko yego nta kibazo rero impamvu turi kumwe ngira ngo urayizi waratubwira ati ndifuza kubonana n'uyu muganga ngiye nkareba ibintu akora nyine nkagira ibibazo na bimwe mwibariza niyo mpamvu rero uyu munsi twabateranyije kugira ngo naho umubazi ibibazo by'amatsiko wumva ufite wumva wamubaza nawe arahanganga gusobanurira ndetse turamubaza n'ibindi byinshi asobanurira abakunzi bacu yego umwanya ni wawe mugakira mikoro se nongere ngo usuhuze imbere ya kamera se yego ni Mutesi harya yego ubu rero ikindaje ishinga ni ukuba nicaranye nawe kano kanya nkagira byinshi nkubaza kubw'ubuvuzi bwawe cyangwa se ubuganga bwawe sinzi uko ndibuze kubivuga ariko ngira ngo urabyumva nabonye ibiganiro mwagiye mukora ndavuga aho ya ntago bishoboka birangira mpamagaye nyir'ubwite ndambwa njyewe mbabarira tuzajyane mubaza umunsi uruhuka arambwira ati ku cyumweru nta gukora
ku cyumweru ntabwo nkora, ni umunsi wanjye wo kuruhuka. yego niyo mpamvu rero twaje, ndumva nshaka ko tuganira by'umwihariko. Nta kibazo, nanjye niyo mpamvu nabakiriye, kuganira nta kibazo mwakoze kirimo. cyane kuduha umwanya. Ahubwo biriya biranshimishije, wa mugani menye n'ikibagenza nyamukuru. yego Ikibagenza nyamukuru ni ukugira ngo mumenye ibyo nkora, ni ukugira ngo umenye uko nkora, ni ukugira ngo umenye aho nkorera. Nyamukuru ikibagenza ni iki? oya, ikitugenza ntabwo ari ukumenya aho ukorera, ikitugenza ni ukumenya ibyo ukora, niba koko ari iby'ukuri nk'uko numvishe mubivuga. Ni iby'ukuri kuko ntago mbyemera, nta nubwo mbyizera. urambabaje cyane. Ntubirakariremo.